Gogo ku munsi w'ejo mbere yuko ashyingurwa habaye impaka zishingiye ngo kukuba mu gutanga umubiri we watinze gusohorwa muri morgue. Bikavugwa yuko hari amafaranga atari yakishyuwe. Gute babuza yo kuvana umuntu muri morgue kandi yarayapfuye avuye mu kazi. None si nyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifumbwe hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wafumbwe ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikura. Icyo nicyo kimwe gikomeye cyane ku rupfu. Hanyuma icya kabiri ubumuntu bugenda bukamuka mu bantu rimwe na rimwe. Kuko n'umunyamakuru sinumva inkuru abagiye gushaka kwirimbi. Intambara ya Uvira arayibona gute mu mboniye? Ndeka manze musubize. Situation yiri Uvira c'est très alarmant, birababaje cyane kuba General Makenga yavuze ijambo ry'igiswahili rikarishye cyane. So ikiriho buriya hasigaye yego dusoze rero dusoreze kuraka ngaka ababona nkaho urugamba biravugwa yuko ingabo z'u Burundi nyinshi ziri kwambuka zerekeza muri Uvira, abandi bakavuga yuko ari imbunda zikomeye ziri Bujumbura ziri kurasa muri Uvira. Abona nkaho iyi ntambira igomba gusiga perezida w'u Burundi Ndayishimiye akuwe ku butegetsi. Simbizi biragoye, hari abatashobora kubyumva, ariko na Tshisekedi Kasi episode niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane ukurikira gahunda zacu zose za Max TV. Twizere ko uri amahoro, tuguhaye ikaze muri studio zacu. Twizere ko uramutse neza, uwa mbere mwiza cyane bakunze ba Max TV. Dushimira wowe wakoze subscribe, ureba nawe nimba utarayikora ubanza ukande kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho mu ba mbere. Turamucyanga mu gitondo kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye. Ndi kumwe n'umubyeyi mukunda, namaze ibitekerezo bye ukuri kwe, Karegeya Omar Jean Baptiste. Tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye. Ndakuramukije ngo haye nikaze muri iki gitondo. Asante sana. Umeze ute? Ndahanda. Narogoshe pepe. Umuntu wakogoshe rwose nizere ko amusigiye akana. Ko yakogoshe pe. Ntanzo akamusigira ubutaha. Ntago yitanga katifuze. Aya byose shaka. Oya kati. Nawe hari biterwa. Biterwa nyine umuntu ashimira wakoze neza. Ariko ikiri droit ikiri juste no kumwishyura ntumwambure. Icyo guza nyuma. Ariko katifu ngo ni ngombwa. Mvura ngo hari n'utubaro gushobora kujyamo type bakayongera kuri facture. Hari tubari tumwe na tumwe duhenze i Kigali type bari itegeko. Ariko ntabwo ari itegeko. Itegeko akabari ntabwo kashyiraho itegeko. Ira ni imico tuba turi kwiga itari yacu. Gusa hari ibihugu nyine umukozi akorera make ayandi akayishakira muri type. So hari gihe rero bihinduka ibijya gusa n'ubwescro cyane nko mu tubari umuntu ukamugurira akavuga ati ngurira akantu kamubwira kuri facture agashyiraho wine yarangiza agatera igicupa cya coca. Rero iyo byatangiye kuza abo nibo bagenda bica amadiro. Ati nanjye akaza icupa rya coca. Type ni byaba ku bushake bitaragahato. Ngewe nkunda ibintu biri juste kuko igihe cyose mantekereza n'ingaruka. Iyo umumenyereje gutyo utayitanga ntaba akimwogosha. Sibyo? Hari salo twajyaga tujya kwiyogoshesherezamo. Harimo ntuza Batadiro. Ikigo nakoreraga kitubwira nyine ko tugomba tukacyamamaza nacyo kikadutunganya. Ariko ngeze yo ndeba cyane umuntu arakogosha yambaye kuteri arahekenye bishikarete araguciragura mu mutwe. Wamubwira ati wa ekuteri sinzi uko namubwiye ngo ariko se kumva kigusubije nabi ngo kubera ko ari service y'umuntu gukora. Nahise mbireka nasaba ko mu kiganiro cyanjye iyo publicity ivamo bakabikora mu izindi. So rero urumva barabyabiza. Ntabwo turagera ku rwego rwo gusirimuka ngo abantu bamenye niba duteruye umuco w'amahanga turi kuri he rwego. So hari amapratika aba mu bihugu bifite ibindi byabanje gukemura. Ubukebebe bwarashize, ruswa ntayo, bise abantu basirimutse. Ukamenya ngo na service urasaba type watanze service gute. Rero iyo byajemo nko mu tubari hari abantu bajya bakubwira ngo kubera type washyirishijeho inkoko nta type bakuziho
haza utanga tipu bakayimuha bakagushyiraho iyawe wowe ugategereza amasaha aya bisaba hari izindi standards kugira ngo ibintu nkabira tubishyire mu muco wacu se abantu batanga service gute urabwira muri salo urabwira ati mugabanye radio batereka reka ati icyo waje ushaka n'ukwiyogoshesha ibya radio ntibikureba bakakumena amatwi ukabwira uti mushyira hanaha wenda ngiye nkunda niba bari kureba filime ngiye ndashaka ko wenda bashyiramo umuziki ibyo bakabyanga ndumva usanga none si no kubyanga gutya aho bashyiramo umugaga umuntu ari kureba umupira akakubwira ati hano benshi baba betinze wabyumva harimo inyungu ariko kukubwira gusa ngo ntubivanamo cyangwa ntugabanya volume so ibyo rero burya umuco wo kugira ngo tipe zitangwe nuko n'abazihabwa baba bagize icyo bakoze none iyo umuntu ari kukogosha areba za filime ashobora kogosha nk'amasaha 2 yakogosha akahita arangara agafata akamashini akareba oya match cyane biriya bintu byo nanjye mbanga agiye muri nuza arimo arareba uko igitego cyinjira kandi akina ku mafaranga yawe mbaye ndutanga tipe hari abantu bagira umuco rwose nigeze ariko ndibuka umwaka sindi buwibuke ariko nari nkikora muri SOS tugeze kujya gushyingira umukobwa gusabisha umukobwa mu irango rya Butare n'umuhanda bari batarawukora ukiri ivumbi tugerayo nyine dukeneye akantu ko kubanza gushyira imbere y'imbavu tujya ahantu mu karesitora dushaka speciale bati amagi yashize ariko umukobwa arashyashyana aragenda yavana ahandi hirya ariko ni kera narira soko ryari ritarahubakwa ryarango ubu sinzi uwo mukobwa naho ari ariko yarashyashyanye kugeza imanza hari nayo yagiye kuvana mu ngo kugira ngo tubone icyo dushaka ucyo gihe wenda na tipu ariko twaramushimiye so rero abo mu mujyi nibo bakora nabi kandi nibo bumva ko bakwiye tipu so n'ahandi umuntu agwa serivisi agashyiraho akanozo ukumva bifite sense ariko ahantu i Kigali no kugupfunyikira ngo uragura envelope nibura ntashyizeho igiciro cy'inkorporamo iyo envelope no hari ama service wiyoza mu mutwe kwa kundi abantu bajyamo bakaboza iyo nkuko mba nawugabanyije cyane birashoboka ariko si igihe cyose nta nubwo byanantinza mu bintu burane mpamvu ubona ntinda n'umusatsi abakwaferi nabo batindana abantu cyane kandi umwanya ntakaza munsi ya kwaferi impamvu bundi kera niyogosheshaga 2 mu mwaka ariko musigaye nihangana buri mezi 2 niyogoshesha ko isaha n'igice uri butange n'amafaranga 2 mu mwaka so rero iyo yantindanye ibyo ngibyo byo gufurishamo ntabwo ndagenda nkajya kubikorera iwanjye ngo hari abagabo badashobora kuva ngo kuri salo ngo batabonye ira service yo kubameseramo abagabo ki abagabo ubwo baba bashaka iki ko babameseramo nyine ngo hari n'abakobwa bazi kubikora kurushaho ariko abo bagabo babaye bajyanye n'abagore babo se iyo service bayikonsoma neza none z'abagore binjiramo anyway ibyo ushaka kuvuga ndabizi ariko rimwe na rimwe abagabo nabo bafite endeze équilibre quelconque hari aho biba bitagenda neza so kuvanga amasaka n'amasaka ni waje kwiyogoshesha ugashaka nibirenze kwiyogoshesha wafata kwiyogoshesha ibindi ukajya kubishaka ahandi so rero abo bibashimishwa n'ibyo ushaka gusanga bari shy ukuntu bari timide batabasha kwigondera uwo hanze ya salon de coiffure simbizi ariko ubundi ikintu kimwe wagenda ugakonsoma service imwe indi ukazayikonsoma ahandi niko mbabibona najyaga mbyumva nkumva n'abagore bajya gushwarirayo kukingo uri gukora umugabo wanjye mu matwi ariko bayamukoramo umugabo nibashimishwa nuko umugore wo muri sala mukora mu matwi uhe mugore wo mu rugo ntago yakoramo niyo nisi nyine wijya gushwana rero yaje gushaka icyo yabuze muri sala se ariko mva bari kumusuzuguza bari gusuzuguza umugore mukuru umugore nako yaseze mu buri yakaba yamuherekeza adahari se iyo batari kumwe akora ibingana iki ntabwo ari byo nta mpamvu
yego ni ibyo ngibyo rero karagaciyemo tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko mbere y'uko twinjira muri topic neza ku munsi w'ejo abantu biriwe kuri social media babonye video zitandukanye nizo video ziriwe zitrendinga kuri inza izindi zo guherekeza inshuti yacu inshuti y'abanyarwanda Gororioze cyangwa se Gogo Goodbye n'ayandi ariko habayemo impaka ndende ndetse baranashwana hazamo ababonsa hazamo ibintu byinshi cyane ngira ngo tunarebe n'amasomo atandukanye y'ubuzima ashobora kuba reka tubanze tuduhere hano hafanga Gogo ku munsi w'ejo mbere y'uko ashyingurwa habaye impaka zishingiye ngo kukuba mu gutanga umubiri we watinze gusohorwa muri morgue bikavugwa yuko hari amafaranga atari yakishyuwe ariko abandi bakavuga bati ambasade yari yishyuye ibintu byose kugera amazi iminsi 3 muri morgue abandi bati byatuwe no kuba uwitwa manager we uhagarariye ngo itangazamakuru ndetse n'umuryango wa Gogo buri muntu wese yaratanze nimero ye aho kugira ngo batange nimero ya Gororioze bikazamura impaka kugeza aho umuryango we nimero yo kugira ikora iki kugira ngo batange amafaranga nyine yo kumuherekeza kugira ngo batange amafaranga yo kumuherekeza ibyo byarasakuje kugeza aho ejo kuri aho bagiye gufata umubiri habaye impaka ndetse hazamo no kwitabaza abasekirite byabere mu kihe gihugu byabere mu gihugu cy'u Rwanda umurambo wageze mu Rwanda byabereye hano Kacyiru kuri ku bitaro impaka zari zishingiye kuki zari zishingiye mu kuba umubiri watinze gusohorwa ikindi badashaka yuko ngo urumva abantu bari kwibaza kubera iki hajemo ababonsa cyangwa se abasekirite ku mubiri w'umuntu batese koko nuko harimo byinshi nuko aba bantu bari gucuruza umubiri wa nyakwigendera nuko harimo zindi zamaguyi badashaka yuko zimenyekana nuko badashaka yuko hari uri buvuga aho ngaho kuko ngo babuzaga n'itangazamakuru ko rigira ikintu ribaza mu bantu bari aho ngaho donc nk'umubyeyi wowe nk'umuntu mukuru nk'umuntu wabonye byinshi urumva byose biterwa nyine abantu ba kino gihe ubumuntu bugenda bukamuka mu bantu rimwe na rimwe kuko n'umunyamakuru sinumva inkuru abagiye gushaka kwirimbi so numva ngo dusigaye ducuruza n'ibyago by'abandi batagutumiye wenda ngo ufate video y'urwibutso yego ubundi kujya ibyo abaro gucuruza ibyago by'abandi icyo ni kimwe hanyuma noneho abantu gushwanira nabo barimo baracuruza nyine umubiri we abo batanze amanimero bari bagamije iki gusura umuryango w'uwapfuye bigenwa n'umuryango ese inama zarabaye z'uko uko bazashyingura uko bizagenda gute uwo muryango ni nawe usurwa ikiriyo kibera hehe aho niho hasurwa yabashyinguje nibande gukaraba byari mu maboko yande abo nibo basurwa so rero iyo hajemo ibyo bindi haba hajemo izindi nyungu ariko niho tugeze nyine ko abantu bashobora gucuruza n'ibidacuruzika cyane cyane ko noneho nuko isi yarabaye umudugudu iyo video urayishyira kuri YouTube abantu bayirebe cyane wishyurwe nta mu YouTuberi urajyana ituro mu muryango wari wabuze wabo simpamya ko kwa Pastor Inzahuke hari mu YouTuberi wari wajyana nibura ka Minerval k'umwana umwe yavanye mu mavideo yishingurwa cyangwa y'urupfu rw'uriya mugabo so ibyo rero nyine niko turemye nyine buri kantu kose gashobora kuba profit a quelque chose malheureux donc numva ngo hari aho ibyago bishobora kuba inyungu ku bandi atabyese uhereye no mu bitaro byishyuza moroke ubundi se bibaye usibye ubucuruzi logique ruko umurwayi waje ntakire wakabaye umwishyuza ariko urumva n'umurambo kugira ngo urare muri moruge urishyura kandi ni ikibazo so harimo byinshi n'ibyo umbwiye ngo ambasade yari yishyuye ushize warakibaje nakubwira ngo uriya muntu yakoraga ubusa ese Bugande yagiye gukorera ubusa yafashe itike ye arayifata agenda akorera ubusa ese ibyo yakoze mbere by'ubundi bicunzwe nande ntiyizigamiye se harya nta mwana afite nawe iwabo
nta babyeyi afite ariko afite abantu bamureze kuva ari uruhinja abamureze afite abavandimwe okay urumva hagati y'abavandimwe be n'umuryango wamureze niho ibintu byagashakiwe akamenya ngo ibye biracungwa nande inshuti yari afite uwo yaba yaremereye nk'impano n'urugero ni byinshi ibyo ufite ibyo rero niwe witwa ko ari we nyirawe n'abasura niwe bagasuye hapana kugira hari umuntu umushuti wanjye berutse kumva hari umushuti wanjye najyaga mbona bamutera amabuye nkamudefanda ntazi ibintu ibyo ari byo ngo yigeze kubona umuntu imodoka imugonze ku kibuga cy'indege ahita amusopa ibyangombwa pasiporo n'indangamuntu ni inshuti yawe ahita bipostinga ni inshuti ni nka yindi yawe ni inshuti za kwakundi ni inshuti twakoranye ahantu twakoranye ku kigo kimwe kuri YouTube imwe ariko nyine dukorana akazi kamwe twajyaga tuganira ku bintu bimwe na bimwe niba hari ahantu hari udufaranga nkamurangira nuko sasa type ajya apostinga wa muntu wapfuye avuga ngo ni murumuna we mukuru we abantu baragira bakora bashyiraho nuza groupe yo gutabara kumbe umuntu ntaho bari baziranye cyo kora type ngo akajya ku kiriyo ageze ku kiriyo rero sinzi ibyo bagombaga kujya kurekara amakuru uwo muntu wapfuye je kuruwanka nk'ibijyanye na pansiyo ye no kudekarara impanuka bashaka indangamuntu ye barayibura bayibuze ariko ubwo hagati aho abavandimwe abantu b'iruhande bakajya babaza abavandimwe ba wundi wapfuye ati kumbe runaka mufitanye isano urumva mu rupfu noneho bose bakora umwuga umwe ntago wakwihakana umuntu kandi abanyarwanda bose n'abavandimwe babuze indangamuntu rero indangamuntu ya wa muntu ibuze barabazanya ati nyamara kanaka yarayipostinze urumva kanaka yarayipostinze kanaka indangamuntu yayikuye mu buzirangamuntu gute kandi kanaka yarayipostinze ubwo azaho iri cyangwa afite fotokopi nuko bajya kumushaka banza no kubihakana cyo kora birangira ayitanze ariko yari yabikoze muri cadre yo kugira ngo nawe yikungahaze muri ubwo buryo so rero abantu nk'abo bacuruza ibyago by'abandi barahari ntaho wabahungira so impamvu mvuze ko yari mushiki wanjye hari ibyo najyaga mu defandamo ariko kumbe yari umunyamafuti ko nigeze no gukora ikiganiro muhuza n'undi bakoranaga ku kazi wari umukuriye ngo yiyitiraga inkuru ye yakoraga inkuru akayikora mu buryo bwe uko bitewe n'icyo agamije uwo mutipe asigaye abahanze akayikora mu buryo agamije mu murongo we ariko umukuriye akayishyira mu murongo w'ikigo so akayishwanyanguza nka 80% bigatakara none umutipe ngo agiye kupresenta inkuru mu gusinya ati ni inkuru ya Pizzo mu ijwi rya Karegeye ubwo nari nzi ko ari cyo cyatumye wenda icyo kigo kivamo ko cyari ikigo gikomeye ariko ejo bundi bambwiye ko ngo nawe yagiraga ngo yakura mu masakoshi y'abagore none kamera ziramufata icyo ufite icyo cyo cyamwirukanishije ntago yirukanishijwe n'inkuru yasopaga amasakoshi amazaho akibaze yakoraga yarebagamo uko yinjiraga ikintu cyose kiraho yaragisakaga none kamera ziramufata afite amadosiye benshi ntarinzi nyine kuko hari igihe najyaga mukarabya nari nabaye umukarabya we ngira ngo uko mubona niko ari kumva afite ibindi byinshi so urumva yarafite ako kadosiye ko kudekarara umuntu wapfuye ko ari umuvandimwe bitari byo kandi uwo wari wapfuye afite umuvandimwe muri icyo kigo mvuga hanyuma ageze yakora n'iyo nkuru hanyuma akora no mu masakoshi akora n'ibindi nyuma yaho ejo bundi yatangaza n'ibindi ku muntu wari wapfuye avuga ko bakoranaga kandi ntabyo narinzi no so ubwo rero urumva biturukije ku buryo bwo gucuruza ibyago by'abandi ariko ntabwo aba ari byo kujyana umusekirite donc mu gushyingura no gufata umurimbo icyaha ikosa ririhe ko byateye impagarara cyane ahubwo wamuzanye niba wari uzi ko ziraba abandi se ntitubashyingura dutekanye ubwo nuko bari bitegaga ibyo none nyine uzana bonsa mu gushyingura gute ubuzi ko hari ibibazo bijyanye n'umutekano so urumva ubundi abandi bashyingura batuje
nta muntu uza gusabota ahantu bari gushyingura Yeah. uwabazanye ni ukubanza ukamenya ni undi se bazanywe nande muri izo mpande zose bavugaga n'uwo bari kumwe muri Uganda ninde nyine bikemo ntago ngo ashinzwe itangazamakuru rya yari ashinzwe itangazamakuru niwe wazanye abasekirite aba boss okay ubwo nyine nawe abafite agenda ye abafite agenda ye ntirabizi ko bishobora kugira uko turi kubyibaza ni gute babuza yo kuvana umuntu muri moruge kandi yapfuye avuye mu kazi yari yakoreye ubusa moruge zo mu Rwanda ko ari 15 mu bitaro by'ama district wenda iby'Ubugande reka tuvuge ko ari 50,000 da ubwo byaba bikubye gatatu byo mu Rwanda ayo mafaranga yabura impaka zikaza kubera ayo ngayo ari ibintu butumva abantu bakabaye donc iyo abantu bakabaye bigira iki ku rupfu amasomo yibuze donc ku urupfu ruriho urupfu rutwara abantu nk'akaregeye wowe utegereza ko abantu bakabaye bigira iki ku rupfu urupfu nukumenya ko ni inevitable ni ntaho warukwepera isomo ryakabaye rivamo nuko urupfu ni ikintu buri wese kizamugeraho buri wese rero mu buzima bwawe ukirinda kuba wagira uruhare mu rupfu rw'umuntu kuko nubundi azapfa don't participate in someone death kuko ni ikintu nubundi atazasimbuka tegereza yamuhaye ubuzima izaba umwambure wigira uruhare uriteranyiriza ubusa kwica kugambana kugira gute wikwiteranyiriza ubusa kuko icyo gice ugiye kumuha nubundi yaragitegereje babyumva ari umuntu baramutanzemo amatangazo ku maradiyo mu bigano no mu nsengero bavuga uyu muntu ntazigera apfa uwo wamuhiga kugira ngo uvuguruze ibyavuzwe ariko niba ubizi neza ko nta uzarama nk'isi mureke nyine Imana niyo biri kumubarira iminsi so rero nta mpamvu yo kugira ngo ugire uruhare mu gupfa k'umuntu kuroga kugambana kurwana kwica kugira gute ibyo byose abantu babitekereza gutyo wareka abantu b'ibana bakabaho niyizi gihe izabavanira mu mubiri mu buryo kandi butandukanye ntago ari ngombwa ko umuntu apfa yishwe n'undi ushobora no kumanuka kuri escalier ari wo munsi wawe ushobora kugongwa na moto ari wo munsi wawe ushobora kunywa ushobora guhaduka ku mukingo ari wo munsi wawe ushobora kuzira impanuka ushobora kugira gute ushobora ni ibintu byinshi amakanseri ava mu byuka Imana niyo ibizi uko izakuvana ku isi so rero kugira ngo undi muntu abigire mu ruhare ariyanduriza ubusa kuko n'ubundi ni ikintu uzabona icyo nicyo kimwe gikomeye cyane ku rupfu hanyuma icya kabiri nuko abantu bagomba kurumenyera ruducamo icyuho tuba tubuza umuntu sometimes noneho bitunguranye urupfu rutunguranye rwo rubabaza kurusha urupfu rusa naho rwateguwe wa muntu urwara ukwezi abasura bagasura abasezera bagasezera naho akagira abasezera akagira ababwira agasaba n'Imana imbabazi akabanza akiyeza ariko nyine wa wundi urwo ngurwo rurakirwa kurusha urutunguranye umuntu agapfa niwe ari umubyeyi agapfa adaheruka abana be hari n'abadaheruka kumusura hari ibyo birababaza ariko nyine ni ukwikomeza kuko ni ibisanzwe nabyo abantu bagomba kugira bakaririra uwapfuye birumvikana bakera bakirabura ariko bakamenya ko n'ubundi niyo nzira ya muntu ikibi rero ni urutunguranye nyine urutunguranye bivuze ngo ruciye icyuho mu bantu cyangwa se rukanasiga andi makimbirane kwitana ba mwana runaka bigizemo uruhare niwe wamuroze ibintu nk'ibyo cyangwa se nanone burya mu rupfu nanone ikintu tuba tugomba kwitegura twebwe abakiriho kwitegura urupfu buriya ibyiza ni uguharura inzira zawe neza burya abantu kugira ngo nubwo abantu badapfa tureba ariko abarwaza iyo umuntu yarwaye akarwazwa hari etape ya nyuma imera nko gusamba nako ni ugusamba nyine iba imeze nko kubona nk'umuntu arwana n'urupfu ntabwo abantu bose bayigira ku buryo bumwe hari ababa bafite ukuntu bateguye amayira rwose bikarangira asinziriye hari n'ababanza kugira gutya
arwana n'ibintu either hari ibyo agiye adakemuye, hari imishinga ipfubye, hari abo yahemukiye agiye adasabye imbabazi, hari ibintu byinshi. Ibyo rero abantu bakabaye rero bategura amayira yabo ku buryo ubwo buryo bwo gusamba butafata umwanya. Ni ibintu byoroshye iyo wabeshye ukapfana ikinyoma ukavuga iyo kana kamubwiza ukuri, wowe wambuye ugasiga amafaranga kuri konti utamwishyuye, utanabwiye abana cyangwa abandi ngo muzibuke kwishyura runaka, ibyo byose bikubyinamo. Ibyo byose bikubyinamo. None iyo harimo rero nk'ibindi haba harimo aba wagiriye nabi, aba wagambaniye, aba wavanishije ku kazi, aba byose wakagombye abantu bagombye kugenda bavana bene ibyo mu nzira. Niba utabashije kubona n'uwo wagiriye nabi ngo umusabe imbabazi, saba Imana imbabazi utikana kanamugiriye nabi. Niba uri Imana ibyumve, ariko ubisabe atari ukwivugira, ubisabe ushimitse, noneho ufite avec un cœur repentant, donc umutima usaba imbabazi. Icyo gihe iyo wowe wibabariye byose biratungana, ntago wazajya muri ryo gusamba nk'uri kurwana n'abajura. Abantu benshi barabyitegura iyo cyane cyane baba barwaye, bagize umwanya wa mwanya wo kurwara icyumweru 2 ukwezi baragira. So rero ibyo nibyo n'abantu urupfu n'ukurwitegura buri munsi cyangwa kwitegura, baho nk'uzapfejo. Ukumva ku buryo ejo Imana iguhamagaye tureba kuri konti yawe kinari ntarakikora umwana ntarihiye, uyu mwana sidamuvuga, uyu ntariga, byose byose ku murongo uzi neza ko isaha n'isaha. Ariko ibyo bantu ntabwo umenye ko umuntu yakugambaniye nka Karege gukora iki, ntabirambaho, nta urabigerageza ngo abishyitse. Ntabwo rero navuga angambanira kuri nde. Uramutse ubimenye byagenda bite? Angambanira kuri nde nyine ko bigerageza ugasanga uwagambanaho anzi kumurusha. Sinkubwire ngo iki kugambana suvuga n'ukuri, kuntegera mu nzira, kunyimisha akazi, zashyushyushyushyushyu hirya no hino, zifata ikise ko zifata ubusa, aba ari inkora busa nyine. Kugambanira Karege ni kuba inkora busa, niko bimeze. Kandi cya kabiri ujye ureba no gupima abantu, burya abantu bakurwanya nababona ko ufite icyo barusha. Nababona ko ari icyo barusha. Unarwanya umuntu wiyejereje igitebo cy'amateke bimarira iki? So burya nubona umuntu bamwikomye uzajya umenya ko abarenze. Nawe numva abantu bakwikoreye umenya ko barenze, uri gutera imbere cyangwa se wibaniye n'umuryango neza, hari byinshi ukora batashobora. Cyane rero nkatwe tuvuga ukuri, ahantu ubona ko abantu benshi bari baratangiye kwimika ikintu cy'ikinyoma, kubeshya ukabona ukagira ngo ni ubustari, kubeshya ukumva ni ubustari, akabeshya ku wa mbere ko avuka Icyangugu, icyumweru gitaha akabeshya ko avuka Nyagatare, ejo bundi agahura n'undi akamubeshya ko avuka Kirehe, none rimwe babandi batatu bose bagahura batari ku bundi uruwa. Ejo ukabeshya kuri Bariye, ubundi ukabeshya kuri divorce, ubundi ukabeshya kuri celibateri, ngo biterwa n'umubajije, ngo abari Bariye bitewe n'umubajije. Cyane cyane no muri buno buzima bwa kino gihugu habonetse amakaziyo menshi yo kubeshya, bamwe bagakizwa n'ibyo binyoma. Iyo uvuga ukuri rero kuri byose, hari abakubona banumva kubabangamiye nubwo atari ukwabo. Atari ukwabo, ugasanga umuntu ara expose ibintu by'udukino, abeshya ibintu kandi bifatika abantu bazi. Ntushobora kubeshya section wize, ntushobora kubeshya faculty wizemo, imyaka wayibeshya icyo nta nikitwaye. Ariko ubu nzabeshye ngo nize droit mukanya nitiranye mukata urubanza no gufungwa 30 y'agateganyo. Cyangwa ube nka wa munyamakuru ngo wari ibihumbi bari 70 ngo by'umugore yigize umwavoka w'umunyamakuru ngo azamuburanira, kandi zabeshye ko nawe musirikare kandi ririgwaha mvuge birakomeye. So ibyo byigeze kubaho n'ubu hari abakibigenderaho, hari nabo byakijije, ariko nabo ubwo igihe cyabo cya nyuma agomba kubanza akiyunga n'ayo mateka ye. So rero rimwe na rimwe iyo abantu babwije ukuri bo badashaka kukumva,
birabagora cyangwa bakakubona nk'ubabangamiye niko navuga cyane cyane bushize sinakubwiye ngo iyo umuntu ukubikiye amabanga asinze ugira ubwoba benshi rero bakashaka kuvuga no iyo babona uvuga ukuri nyako arijya avuga ati n'ukwanjye nakugeraho nazaguhisha rero agashaka nyine akuburizemo yego wahinduye izina uyitirira umubyeyi utaruwe uhimbaho yize uvuga ibigwi bitari ibye akaterura ibyunda akabigira ibye ibyo byose abo bantu rero baba bafite bicaranye ayo mateka mahimbano iyo uvuga ukuri baragutinya yego baragutinya yego tukiri ku bijyanye no kwitaba Imana tunabwira abanyarwanda twihanganisha umuryango wa RDF muri rusange n'abanyarwanda Lieutenant General Innocent Kabandana yitabye Imana yari umwe mu basirikare b'indwanyi b'abahanga u Rwanda rufite yarazi no gusobanura ibintu neza cyane vraiment yitabye Imana azize uburwayi birashoboka yuko hari ababibonye ariko birashoboka ko hari abatarabibonye so ubwo muryango we n'umuryango wa RDF muri rusange turabakomeje turabihanganishije yego bakomere cyane hari umuntu wanyandikiye ni nijoro cyangwa ni mu gitondo arambwira ngo nimuza kuza guhura na Karegeya ko akora frontline mu gitondo akatubwira ku makuru ya geopolitique ariko mwagera kuri Max TV ntimunoshaka na gatoya taje kuza kutubariza we mu karere intambara ya Uvira arayibona gute mu mboniye intambara ya Uvira ntabwo reka manze musubize ntabwo musubize si ngombwa ko by the way ntabwo hano ari kuri KOP ni hafite umurongo kandi nawe ntabwo wamuwo ntashaka ari kuri frontline mpafite umubosi yanjyanye afite icyo ashaka ibyo bambajije ndabisubiza ari kuri kiganiro impamo kuri TV10 nacyo gifite umurongo nta na hamwe rero nshobora kuvuga ingingo imwe ku bigo bibiri cyangwa bitatu bitandukanye so buri kigo mfite ibyo nkigenera nibyo ngibyo mfite ibyo nkigenera nta uvuze ngo ubwo nkigenera usibye ko inkuru zitavuga ku Rwanda nubwo ibya Kongo bafitanye isano n'u Rwanda ibitavuga ku Rwanda mbigendamo gakeya nta mpamvu so ibya Kongo byo bifite n'ama complication menshi abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamwe bati abanyekongo bavuga ikinyarwanda abandi bati abanyekongo b'abatutsi abandi bati sahirofone abandi bati wazarendo Tshisekedi akavuga ati wazarendo n'abantu bakunda igihugu uyu munsi batangiye guhangana n'ingabo ze abandi bati Gasita umunyamurenge generale abandi bati Burundi biravangavanze so rero kuvuga ngo ibintu bya Kongo utabijyanye mu buhanga bwinshi n'ubushishozi beta kubyihorera aho kugira ngo uzabe propagandiste numva niba harimo rwandofoni hakabamo tutsi rwandofone hakabamo tutsi sairofone hakabamo abarundi hakabamo wazarendo hakabamo FDLR hakabamo u Rwanda hakabamo Kongo ibyo bintu byose ubwo nukuvuga ngo bisaba ngo ufite data zihagije kugira utagira aho ubogamira bitari ngombwa gusa wenda muri rusange nk'ubu wenda situation yiri Uvira c'est très alarmant birababaje cyane kuba wazarendo baremejwe n'ubuyobozi bwa Kongo none bakaba ari kurwanya ingabo z'uwo wabemeje aho ni hahandi nkubwira ngo wiringira ijosi rikazakubyarira umwingo hari nakandi kagani kavuga ngo iki okay wazarendo ibyo bari gukora kuri leta yabemeje niko kundi nakubwiraga manza nabivuze hano kwa kundi ushobora gucumikira umuntu umukozi wo mu rugo akaza ari umukozi ukamufata nk'abandi bana ukamubwira tuzaguma ahangaha mpaka noneho wapfa agashaka no kuzungura ibyo wazarenda bari gukora muri Kongo rero legitimite yabo bayikesha Tshisekedi ariko ibyo bari kumukorera sibyo yashaka ari kubarasiringa bari kumurasira igisirikare yego nyine kandi ari we wabashyize baregarije barazamuka basi sibyo nicyo nabivugaho
nicyo nabivugaho. Ikindi wenda nuko ukurikije ibikorwa bihari biri gukorwa na M23 ushize bamuritse abapolisi bashya bagomba kurinda umutekano mu baturage, ingabo zikajya ku nkiko zikajya kurwana. Icyo cyari ikintu abantu barebaga nubwo hari za Doha na za Washington. Nyuma yaho ngira ngo muri no minsi barongera bamurika bakada barangije ikosi. Bakada bari abakadire politiki nyine batari abarwanyi, batari abasirikare, batari n'abapolisi, ariko bazi politike ya M23 bashobora kuyicengeza mu bandi. Yego, kuko mu ijambo ryo kuyisoza ngira ngo ubwa mbere basoza ikosi y'abapolisi, General Makenga yavuze ijambo ry'igiswahili rikarishye cyane, rijya gusa n'iryo ngira ngo ku gihe cya FPR hari ijambo ryavugiwe mu Miyove, nabwo hari ngira ngo hari abari barangije content ijya gusa ariko irimo nyine irimo akajinya. Navuga ati sio kama ile ya ujinga ya Tshisekedi. Okay. Ejo budi abakada noneho ku bakada bamaze kurangira basoje amasomo, ababwira ko ubutaha ari Kindu, Karemi na Kisangani. Icyo ni ikindi. Nkubwiye polisi, nkubwiye abakada n'amadiskuru ababiherekeje. Wibuka ko nigeze kumva bavuga ko bari guhamagara abaturage ngo amafaranga yabasazanye ngo bayazane babahandi. Ikindi nuko biri kuvugwa icyambere yabanje gushyiraho guverinoma locale. Irangije yakira former president, ni n'ubwa mbere mu mateka ngira ngo wabaye perezida aza akajoyininga rebellion. Hanyuma abapolisi abakada kubabwira Karemi, Kindu na Kisangani, kandi Uvira bikivugwa ko itaravamo amafaranga, bikaba binugwanugwa ko baba bagiye gushyiraho n'ibindi birango by'igihugu, wenda ibendera cyangwa se kiratwita kibagaragara muri kashe za leta. Urumva iyo wazanye ifaranga rero ukazana ibendera, ukazana ikirangantego, abasigaye kuzana hymne national, indirimbo yubahiriza igihugu cyangwa ako gace, leta iba yabaye. Ariko kubivuga gutya hataragera niho hahandi byitwa speculation cyangwa propaganda. Ariko kuvuga uko ibintu bibona, nk'ubwo nkweretse fact zakwereka umuntu wese ko wabishaka utabishaka AFC M23 ikomeye. Nakunze kujya mbivuga uko yatangiye, bavuga ko ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda, bamwe bakabitirira nyine abatutsi bo muri Kivu, ariko nyuma haza AFC ishingiwe muri Kenya irabajoyininga, kandi gushingirwa muri Kenya egare kuvuga ngo perezida wa Kenya ubwo arayemera ibiri kuba. Hanyuma AFC irabajoyininga, izama abantu bo mu bindi bice, icyo gutekereza Rwandofoni na Kivu kivaho, kubera ko hamaze kujyamo abantu benshi bahandi bakanyuka nabo muri za Kasai cyangwa Katanga, ntuza Kabila n'uwo Katanga, ntuza Colonel Nanga n'uwo muri ho Iwele. Donc nuvuga ngo noneho kiriya ni icyama kimaze gushyiramo kugira abantu b'imihanda yose b'amoko yose. Ibyo bigabanya na pressure yo kubyitirira igice kimwe. Ibyo rero abantu ntibarabiriba bakicecekera, bakagira ngo na Tshisekedi ubwe we akabireba, akagira ngo ni ya M23, agakomeza areba u Rwanda, kandi siyo u Rwanda sirwo rwahamagaye Nanga, sirwo rwahamagaye Kabila. Hanyuma nawe arangije Tshisekedi nawe nko kutiyorohereza, ba bantu bagiye kumwopoza abashyiriraho ubugome burenze, ngizi manza, ngizo kubavanaho iminite, ngizo gufatira imitungo yabo, ngizo kubacira urubanza rwo gupfa, nguko kuvuga kugeraho ubwira abaturage ngo Kabila ni umunyarwanda, yarayoboye igihugu imyaka 18. Ibyo ngewe uko mbibona, iyo abantu bahanganye ugerageza koroshya kugira ngo nibura
nibura na kwaguhangana kube soft ariko utagiye kuvuga ngo ni umunyamahanga wawe igihugu cyangwa ukamukatira urwo gupfa kugira ngo abeho nuko kuvanaho kuko kubwawe yarapfuye ibyo rero byose yewe rwo gupfa ubwo icyo ni kimwe ikigaragara rero ibimenyetso birahari byuko kira cyama gifite imbaraga methodicoma strategicoma militairement uburyo bagenda bashyira utuntu en place ntabwo wakoresha ikosi y'abapolisi y'amezi 6 cyangwa 8 usi neza ko ari abakuza bazasubira muri Sabyinyo abantu bose barabizi igisigaye nibiri kuba wumva ngo intwaro ziri kurundwa ngo Doha 1 kugera kuri 6 manza bageze kuri Doha 7 Washington 1 2 3 ejo bundi bumvise gutumire bwa Mbeki Fondation Mbeki iyi nama yagomba kubera muri Afrika y'Epfo ibibera donc byose iyo birebye ugahuriza hamwe uhita ubona ko uko byamera kose M23 ntizasubira inyuma ni kimwe ahubwo izahora igana imbere ntago namenya ngo bazagarukira hehe kuba ntanga avuga ko bazagera Kinshasa abandi bakagira ukundi babibona ngewe simbitindaho ariko hari ibimenyetso byuko hari avancement ntago wagura imodoka nshyashya hari abandi imodoka nshyashya abandi barwana bagendera kuzo bambuye adversaire umwanzi ngo uhamagare abari muri diaspora bahimyanya ukora ubutegetsi bwa gisivile hanyuma uzane polisi uti musigarana abaturage twe tugiye ku rugamba hanyuma uhamagara abaturage muzana amafaranga hanyuma ibyo bikorwa bihite kwereka ko ari ikintu kiri stable noneho muri avantage ya M23 nukuba FARDC iri kushwana na Wazalendo iyo ni inyungu kure M23 so ikiriho buriya hasigaye akantu navuga kazatwereka aho bigana buriya ni nkuko umunsi Corneille Nangaa yahura na General Nkunda kandi hazaba ari ikimenyetso agutwaye iki si wambajije saba bigusabye ntuntamika amagambo Corneille Nangaa General Nkunda munsi bahuye Konyero na Kabila n'abandi bazagenda baza bizaba ari ikindi kimenyetso kibanziriza nk'icyanyuma cyangwa bibiri bya nyuma kubera ko ntabwo mpamya neza ko ruriya rugamba barutangije bazarurangiza ariko ntabwo ari bazashyira mu bikorwa impinduka zizakorwa nabo barangije kadakosi yo muri kino cyumweru impinduka zizazanwa n'abakiri ku mashuri hehe na hehe mu Rwanda i Burundi Kongo Canada Amerika mu Bushinwa abo bose rero ibyo byose rero bitaregera mu none se urambwira General Makenga yafata Kinshasa bwo yaba president akaba chef d'état major akaba ministre w'ingabo bakabiki nibijoga agomba gutegurwa rero abafasha muri icyo gikorwa iyo utarababona rero ugenza make kuko none se waba ufite niyo tuvuge okay ufite abasirikare gusa wafata igihugu ngo kimaze iki utabanje gutegura busa yego so ibyo rero uko gutinda no kugenda babeshya sino kubeshya komuteri nukudukinga mu maso bakadukinga mu maso imishyikirano bakadukinga mu maso ibiganiro ariko amakosa ari kuba mu duce tunyuranye n'ibindi bikorwa strategique birimo birakorwa n'uburyo bwo kugira ngo hazagera igihe abantu nyabo bo gushyira mu bikorwa uriya mugambi baboneke rero bataraboneka nta mpamvu donc wafata Kinshasa utafite uzayibera meya bategura yego dusoze rero dusoreze kuri akangaka ababona nkaho urugamba biravugwa yuko nibivugwa ingabo z'u Burundi nyinshi ziri kwambuka zerekeza muri Uvira abandi bakavuga yuko hari imbunda zikomeye ziri Bujumbura ziri kurasa muri Uvira abona nkaho iyi ntambira igomba gusiga perezida w'u Burundi Ndayishimiye akuwe ku butegetsi ababibona gutyo babwira iki uburenganzira bwawe perezida ni uburenganzira bwawe yes
uburenganzira bwabo ariko si ngombwa no ntago ndayishimiye ari kamara yaba bavuga ngo yasiga ubutegetsi buhindutse mu Burundi apana kuvuga izina kuko ndayishimiye ashobora kuguma ari president ariko ubutegetsi bwahindutse uracyemera yego urakizi ashobora kugumaho ariko akayoba imiyoborera akayihindura so rero si ngombwa umuntu no kumenya systeme de gouvernance iri ahantu sibyo iri ahantu ushobora kuyihindura kuko nk'u Burundi yufashe nk'urugero uziko CNDD yagiye ku butegetsi pare imishyikirano yaravugaga ngo harabanza babayobora igihe kingana gutya hakurikira ababayobora igihe inzibacyuho icyo gihe Domitien yayoboye inzibacyuho yarasanzwe ari president ariko president wiswe w'inzibacyuho n'uwitwa ko yatowe ntago bayobora kimwe cyo nicyo bita guhindura ubutegetsi ntago ari umuntu hari n'ababitekereza gutyo simbizi biragoye hari abatashobora kubyumva ariko guhindura ubutegetsi no guhindura système de gouvernance imitegekere se imitegekere ushobora gufata n'urugero dufate nka Arusha yo mu Rwanda kwanza Arusha yo mu Rwanda yiza ushyirwa mu bikorwa Habyarimana ari kugumiza ari president ariko yahinduye imitegekere afite premier ministre na ministre w'ingabo batarabumuremere nide uranyumva n'abandi izindi ministeri zahawe abandi no mu nteko ijambo wagiraga mu nteko ritakiri rya rindi so uracyari president ariko nutegeka kwa kundi wari president wa MRND yego cyo ni kimwe ubwo n'urwara urugero rumwe sinza kandi kagero naringiye kuguha donc abantu ntago ubutegetsi babuziritse ku muntu aha uribuka muri Congo AFDR ifata ubutegetsi habaho aba vice president bane umuperezida rero guhindura ubutegetsi ushobora kuza ati president uragu muri president ariko turaguha aba ministre b'intebe babiri aba vice president batatu n'aba president b'inteko wenda batatu icyo gihe urumva imbaraga ze ziba zitandukanye n'izacyagiye yakoraga ari wenyine so iyo niyo difference yo guhindura ubutegetsi no guhindura umuperezida so rero ntago ari we kibazo ashobora guhindura imitegekere sibyo se kugira ngo abane neza na bagenzi be bo mu karere so rero si ngombwa ngo abavuga gutyo ibyo ni ibyabo ariko nge nemera ko imitegekere na Tshisekedi wamuhindura mu mitegekere akaguma ku mwanya wa president nibi byose bishobora kurangira hari ibiganiro bibaye bakavuga ati ese nawe ishyaka rye rikaba bakajya mu biganiro ugasanga hafashwe umwanzuro w'uko aguma mu ntebe ariko imbaraga zitangana nizo yari afite uno munsi ibaze nyine abaye agumye ari nka president minisitiri w'intebe akaba nanga chef d'état major akaba Makenga Kabila akaba president w'inteko Tshisekedi akaba ari we president w'igihugu niba bitandukanye se ubutegetsi n'uba wabuhinduye ariko ntabwo wahinduye umuperezida okay nibyo ngibyo rero reka tumushimire cyane kuri analyse nziza cyane dukoreye nizere ko ubwo umuntu wari watubajije asubijwe kandi anyuzwe ndamushimiye cyane rero mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha of course kasi episode that's my name Kabo.